nuko dutangiye filime yacu. Ati umwana wawe ni umunyamugisha ukomeye cyane. Akimara kumubwira ngo ni umunyamugisha, umwana yahise ahinduka inzoka nini cyane. Uyu nawe yari akinguye asohotse agiye hanze, ahita amubwira ati uri umubeshyi wa mupasiteri we. Mana nyagasani, amukojejeho Bibiliya afite, wa mwana ahinduka inzoka. Inzoka ihita yizinguriza kuri mama we, ari nako amukuraho Bibiliya amubwira ngo umwana wawe azavamo umuntu ukomeye cyane, azavamo perezida w'igihugu. Uyu nawe yarakomeje amubwira ati urabeshya, ati uri umubeshyi wowe, ati wibeshya, ati ayo magambo uvuga wowe ufite imyuka mibi igukoresha, ibyo mbonye njyewe ntago bihamya neza amagambo urimo uvuga. Umugore yaraje mu burakari bwinshi, hari ibyo abonye, ari nako pasiteri yabuze yacira n'ayamira. Umugore yabajije uyu mugore mugenzi we ngo uyu ninde? Ati uyu ni pasiteri. Ati uyu ni pasiteri uri kunsengera. Pasiteri? Ati uyu ni pasiteri? Ati uyu nguyu akorana n'imyuka mibi cyane. Ati njyewe ibyo niboneye n'amaso yanjye ntabwo bihamya uwo ari we, uwo uri kumwita wowe, uwo ari uri kumwita. Ati ugomba gusobanukirwa neza. Pasiteri yaravuze ati mutuze muceceke. Ati wowe uri uwa hehe? Uturutse hehe? Ati wowe urangenza. Ati njyewe ndi mu murimo wanjye, Imana yantumye. Umugore aramubwira ati Imana yagutumye guhindura abantu inyamaswa, Imana yagutumye kwica abantu. Ati iyo ntabwo ari Imana, ati ahubwo ufite izindi mana wizera ukorera tutazi. Uyu mugore aramureba, aramwitegereza cyane. Arangije pasiteri aramubaza ati uyu mugore ni uwa hehe? Uyu mugore nawe amutungira agatoki amubwira ati uyu ni umuturanyi. Ati ni umuturanyi, turaturanye. Ati se wa mugore we, kuba umuturanyi bivuga kuvangira abantu? Ati twebwe turi mu masengesho, turimo turasenga, nta kagombye kuba uri aha ngaha. Ati ayo masengesho rero ntabwo nanjye nakayitabiriye nkabasha kuba nagira uwo mugisha nanjye. Ati ariko kuri iyi nshuro njyewe mfite Imana ivuga, mfite Imana yigaragaza. Ati rero ntabwo aya masengesho mushobora kuyakorera aha ngaha ngo mbakundire. Umupasiteri yarebye igitabo, yarebye indirimbo ye, aramubwira ati ngiye kugusengera abadayimoni bagushiremo. Umugore nawe aramubwira ati ahubwo ni wowe ngiye kugusengera abadayimoni washyize muri uyu mwana n'uriya mugore, nawe ubwawe ku giti cyawe babashe kuba bagushiramo. Ati wowe ufite iyindi gahunda ufite aha ngaha. Uyu nawe yatangiye kwivugisha bya bindi abarokore bavuga ngo Jesus, umwuka w'Imana ngo wigaragaza aha hantu. Yatangiye kujijisha. Umugore aramwitegereza cyane, gusa umugore akamubwira uti uburyo imenge kuko aha ngaha ntabwo ari ugupfa kuhagenda gutyo. Umugabo nawe aramubwira ati twebwe tubaha Imana kandi dukorera Imana, ubuzima bwacu twabweguriye Imana, tugenda dusengera abantu abafite ibibazo ubuzima bwabo bukagenda neza. Ati rero wa mugabo we, ntukigire umupasiteri w'umwuka ukomeye cyane kuko ibyawe nabibonye. Ati ntukaze utuburira abantu. Ati njye ntabwo ndi umutubuzi. Ati n'ubundi Imana ibyo ikora ikorera mu bantu. Ati Bibiliya irahamya kwizera kwanjye kudashidikanywaho. Ati kandi saha honyine njyewe ngenda gukora umurimo w'Imana. Umugore nawe rwose uteruye umwana yamwizeye. Uyu mupasiteri nawe aramureba, aramwitegereza cyane, ari nako uyu wo ku ruhande nawe amubwira aturamenye rwose. Uyu mugore uteruye umwana akamubwira ati turi gusenga. Ati turacyari gusenga, gusa yaragiye. Ubwo ngubwo mwazahura namwe mukaganira, ubundi akabasha kuba yagusengera. Umugore aramubwira ati wowe bamaze kugushyiramo ibihubiko, bamaze kukwanduza imyuka mibi, ntabwo uri kubasha kuba wabona ibyo wakagombye kuba wabona.
n'isi. Uyu mupasiteri yamaze kumirwa, yabonye yuko uyu mugore afite imbaraga z'Uwiteka za nyazo zibasha kuba zakora. Umugore yatangiye kumubwira ati aba bantu nk'aba ngaba baba bafite misiyo, baza mu ngo z'abantu bitwa ngo barabasengera kugira ngo babashe gutwara imigisha y'abana b'abantu. Ati uzi uburyo akimara gukoza Bibiliya kuri uyu mwana, uzi uburyo yahindutsemo. Ati njyewe nsanzwe nsenga, nkora amasengesho yo kwiyiririza, nta kintu wantunguraho, nta kintu wambwira. Umumama yatangiye kureba umwana we, aramureba aramwitegereza. Icyo atazi ni uko yari yahindutse inzoka rwose ikomeye cyane, ya yindi bita anakonda. Uyu mukozi w'Imana nawe yita umukozi w'Imana ukorana na Satani w'imyuka mibi, yatangiye kuvuga kugira ngo abanze arebe byibuze ko yacecekesha uno mugore. Yatangiye kumubwira ati nawe dukora amasengesho kuwa gatanu, ati yewe tukaniza tukajya mu butayu, ati niba ushaka gukizwa ukakira umwami n'umukiza, nawe umuryango urakinguye. Umugore yajunguje umutwe aramubwira ati ahubwo wowe, ati izo mbaraga ukorera mbi muzashya mwumve. Uyu nawe akamutunga Bibiliya amubwira ati gushya, ati ahubwo nureba nabi ndagutwikisha ijambo ry'Imana, mbashe kuba nakwereka yuko Imana dusenga ikora kandi Imana ari inyembaraga. Ese birarangira bite? Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere ukaba utarakora subscribe, yikore kugira ngo ubashe kuba waryoherwa n'iyi video. Tuzana video nk'izi ngizi kugira ngo zibigishe. Isi yararangiye rwose. Umugabo arimo aragerageza uburyo ki yakumve kuno mugore kugira ngo nawe abashe kuba yamwumva, nawe abashe kuba yamuhindura inyamaswa, nawe abashe kuba yamushyiramo imyuka mibi yiwe. Umugore yamubwiye ati wa mugore we, atereka kwizera uyu muntu, ni umukozi wa Satani. Ati njyewe, ati Bibiliya afite yayikojeje ku umwana wawe yahise ahinduka inzoka. Iyi nzoka irangije ibizingurizaho, ariko ntabyo wigize ubona. Njyewe nabashije kuba nabibona. Aba ni babahanuzi bavuga b'ibinyoma, baza basengera abantu bashaka kubatwara roho yabo n'imigisha yabo. Ati njyewe ibyo bintu nkubwira nibyo ndabyizeye. Njyewe ndi umunyamasengesho ukomeye kandi nizera Imana ko ari ishobora byose, kandi abantu basenga babona ibyo abana b'abantu batabasha kuba babona, uretse kubusenga byonyine gusa. Wa mugore we, uri umuturanyi, hano turaturanye. Uyu mugore ni umupangayi akodesha, uyu ni bosi kazi wiwe ari kubwira aya magambo. Yatangiye kuvuga ati njyewe nsenga Imana ivuga, ati niba ushaka gusenga ujye uza tujyane gusenga, atureke kwizera abantu nk'aba ngaba. Yatangiye kumubwira ijambo ry'Imana, atangiye kumukubitisha rwose, atangiye kumutera ingingo. Umugabo yatangiye kwizengurutsa nk'akamarimari, imyuka cyangwa se imbaraga ari nako zigenda zimushiramo, ariko atangira kugenda atangira abura ubwenge. Buriya abantu bakorana na Satani baba bafite imbaraga z'umurengera, uzababona iyo bari kubasengera, iyo myuka iri kubavamo bata ubwenge, bamwe bakahebeba, abandi bakabira bakamera nk'inka ibari kugenda. Uyu umugabo yatangiye kuka inabi uyu mugore, amubwira ati wa rugore we, ati nshatse nahita nanakwica, ati unonaha nakwica. Mana nyagasani, yahise ahungira kuri wa mugore w'umurandirodi wiwe kugira ngo atamwica, abashe kuba yamwishingikirizaho. Ati gahunda yanjye urayangije wa rugore we, ntabwo wakagombye kuba wivangiye muri gahunda zanjye. Ati gahunda yanjye urayangije, ati ubu ngubu urabona ndi bubeho nde? Urabona yuko ubuzima bwanjye utabushyize mu kaga? Ati wajya ureba ikureba wowe ko waremwe ukaza ku isi, waretse natwe tukabaho tukiberaho neza. Mana nyagasani, wa mugore yasengeraga yatangiye kugira ubwoba. N'uyu nguyu nawe wamubwiraga ukuri kwiwe atangira kugira ubwoba. Mana nyagasani, rwose bano bantu baza gusenga ukabona barakomanga ku bipangu bavuga ngo Imana yabatumyeho, abenshi disi bamwe muri bo ntabwo ari Imana ibibatumye, ahubwo abatumye n'imyuka mibi kugira ngo baze gusarura cyangwa se baze gutwara ubuzima bw'abantu n'imigisha, bigenda bigura intege. Ese Mana nyagasani, utabara isi ubundi ubashe kuba wayereka ubwenge
niyo mpamvu duhitamo filime nk'izi ngizi kugira ngo zibereke isomo. Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, kora subscribe, ukore like, ukore share, uyisharinge inshuti zawe, ubundi zibashe kuba zabona byinshi cyane. Umugabo yakomeje kumutuka, amutuka ibitutsi byinshi cyane ntavuga, ariko ari nako yakuragaho imbaraga, atangira gukubita wa mugore nawe aramureba aramwitegereza, aravuga uti nanjye, ati ndaje nkwereke izina ry'Imana, ati ndaje nkwereke Yesu Kristo uko andimo, ati ndaje nkwereke uwo ndiwe. Yakuyeyo power, akurayo umuriro, nawe aramukubita. Wa mugore nawe ariko avuga ati amen rwose, haleluya, ati urakoze cyane. Wa mugabo w'umupasiteri yatangiye gushya, atangira gukongoka, ubuzima bwiwe butangira kujya mu kaga. Ari nako umugore avuga ati ndagutsinda mu izina rya Yesu, ati Imana nyamana niyigaragaze. Yesu yaratubambiwe ku musaraba, akuraho ibintu nk'ibi ngibi. Umugabo yakomeje gushya, akomeza kwandavura, ari nako wa mugore akomeza guhereza Imana icyubahiro. Wa mugore cyangwa se nawe barakira aho ngaho bakiri kureba wa mupasiteri, cya gihuha, wa mukozi wa Satani yahise aburirwa irengero. Bararebye bareba aho yari ahagaze, baramubura, batangira kuvuga ngo agiye hehe, agiye hehe. Ari nako uyu mupangayi abwira bosi wiwe, amubwira ati ibyo nakubwiraga ni ukuri. Uyu nawe amubwira ati urakoze kuza, ati ubuzima bwanjye bwari mu kaga, ati yaje ambwira yuko aje kunsengera, Imana yamutumyeho, umwana wanjye yararwaye atameze neza, ataje kunsengera ndabyumva. Ari nako yamubwira ati n'ikindi gihe, ati wa mugore we, ati rwose ujye usenga, urusengero rw'umuntu ni umutima wiwe, nawe ujye ufata Bibiliya usenge, ukumve yuko uzakurikiza imigambi y'abandi bantu, kuko abandi bantu baba bafite misiyo zibazanye ku isi. Ati senga umutima wawe, ibibazo byawe ubyereke Imana, Imana ibashe kuba yaguhishurira kandi ibashe kuba yaguhitamo, uzagenda neza. Ari nako umugore nawe yikiriza avuga uti ndaje ngerageze gusenga njyewe ubwanjye, njyewe n'Imana yanjye, ati kandi nta muntu nzongera kwizera, ati nta muntu uzongera kuntuburira ukundi. Ari nako rwose avuga ati Mana ushimwe, urakoze kuntabara. Niba ugeze ahangaha ukireba iyi video, jya muri komenti utubwire rwose, wigaragaze, ukomeze kudushyigikira. Filime zo zimeze gutya nzajya nzizana ku bwinshi n'izindi zitarizi. Umugore yaraje atangira gukomeza abwira, ninjye abwira ni wowe abwira, ati Imana nyamana iri mu ijuru yaratsinze, yohereje umwana wayo kugira ngo atwitangire, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, atahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mwizere Imana mu mutima wawe, twaremwe kugira ngo tubeho, ducungure abandi. Ati iyo ntaza kuba ahangaha, ati mbaze kuba nagaragaza buri kimwe kuko nizera, ubuzima buba bugiye. Ndakubwiye ngo senga, wubahe Imana, ukore buri kimwe cyose cyubahisha Uwiteka, muve mu bibi, mureke gusambana, mureke gusenga ibishushanyo, mureke gusenga n'ibindi byose bidahesheje Imana icyubahiro. Uwiteka ari kumwe namwe. Ndabakunda cyane, mbabwira ngo namwe rwose mukomeze mukunde Uwiteka, muyinambeho cyane, ibahe imbaraga zo gusobanukirwa ahazaza hanyu. Ari nako abwira uyu mugore ati gusenga cyane ni ingenzi kandi mujye musenga, ati nanjye rwose n'umwana wanjye Imana iraturokoye. Tubabwira ngo murakoze.